Bakunzi ba Rwanda Gospel TV mbanje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nejejwe n'Imana uyu munsi kuri iki cyumweru kugira ngo dusangire ijambo riva ku Uwiteka umwami Imana. Munyemerere aho uri hose, ari uri hano mu gihugu cy'u Rwanda, ari uri muri East Africa, ari abari mu Burayi, ari abari muri Amerika ndetse n'ibice byose byo ku isi, munyemere dusangire ijambo riva ku Uwiteka umwami Imana. Reka mbe nambe tuanze dusome ijambo riri muri Luka ibice byaho 11 umurongo waho wa 9. Haravuga ngo nanjye ndababwira ni musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa, kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, nukomanga agakingurirwa. Kadusenga Imana nyiringabo, ndagushimiye uyu ni umunsi mwiza none uduhaye kwidusangire ijambo ryawe mu bwoko bwawe, mu izina rya Yesu nsaba kugira ngo umwuka wera bari watuyobora dushoboze. Mwami Imana, uyu mwanya utubere umwanya w'igiciro imbere yawe, uzure, ukize, ukureho ibidakwiriye byose mu izina rya Yesu. Maze Uwiteka nyiringabo Imana buri wese ugiye kunkurikirana aka kanya yumva ijambo ryawe ahabwa umugisha uva kuri wowe mu izina rya Yesu. Amen. Ijambo ry'Uwiteka umwami Imana riratubwiye ngo nimushake, ni Yesu uvuga ngo nanjye ndababwira ni musabe muzahabwa, mushake muzabona. Nimo ndashaka kuvuga ku isengesho Imana isubiza. Isengesho Imana isubiza ni isengesho wagize inyota. Inyota ni kimwe mu bituma Imana ishobora kugusubiza kucyo ushaka. Sinzi icyo ukeneye, kinzi icyo ukeneye, ariko icyo ukeneye kugira ngo ushobore kukigeraho, kugira ngo ushobore kukibona no kugomba kukigirira inyota. Umutima wawe ugahagurukira kugira ngo ugire iyo nyota. Abantu benshi bakeneye kugera ku bintu kandi babona ko ari byiza, ariko barangiza bakabirambika aho ngaho, bigatuma ashobora kumara umwaka, akamara imyaka 5 icyo haraniye kugeraho atarakigezeho. Ariko uyu munsi ndashaka kuguhinyuza nkubwire ngo nugira inyota, haleluya, Imana izaza ikumara iyo nyota. Ninde ukumara inyota? Yesu avuga ngo yemwe abafite inyota nimuze aho ndi, ndetse n'udafite ifeza nawe naze nzamuhaza. Ni icyo ufite inyota uyu munsi ukaba ukeneye ko Imana ishobora kugusubiza. Haleluya. Bibiliya iratubwiye ngo nanjye ndababwira ni musabe muzahabwa, mushake muzabona. Bibiliya iratubwiye ngo dusabe. Nicyo urimo gusaba uyu munsi, nicyo ugizeho umutima uyu munsi, nicyo ukeneye uyu munsi ko Imana ikigukorera. Imana itewe kugikora, kandi nugisaba ugishyizeho umwete Imana izagira gute? Imana izakiguha. Nugishaka ugishyizeho umwete uzakibona. Bigoronyije muri kutubwira ngo kuko usaba wese arahabwa, ushatse wese arabona, ukomanze wese arakingurirwa. Ngira ngo ubushe narababwiye ngo ushobora gusaba ugasanga icyo wasabye uyu munsi urasabye, ariko Imana ikagusubiza mu buryo butatu. Uburyo bwa mbere, Imana ishaka ngo akira mwana wanjye, kuko icyo usabye uragikwiriye, uragikeneye, nayo irabona yuko icyo gikeneye uko gifitemo n'inyungu. Haleluya. Ariko ntiwibagirwe yuko Imana irashaka kuvuga oya. Imana ishaka kukubwira oya, kuko icyo ugiye gusaba Imana irabona yuko numara kucyakira urahindukira uyitera umugongo. Numara kucyakira gishobora gutuma utakaza umurimo yaguhaye. Numara kucyakira ushobora gutakaza igihe cyo kubaho. Numara kucyakira ntago cyubahisha Imana. Haleluya. Icyo gihe Imana ntibizagutangaza yavuze oya, kandi ishobora kukuvuga ngo tegereza. Iyo nacyo ni igisubizo kiva ku Uwiteka. Ibyo bisubizo bitatu biva ku Uwiteka umwami Imana: tegereza, akira, oya. Ibyo rero byose biva mu kanwa k'Uwiteka umwami Imana. Niyo mpamvu ngushishikariza gusenga. Senga Imana, kuko iyo dusaba Imana ni nk'uko umubyeyi arimo gusaba umwana, arimo gusaba umubyeyi we, cyangwa umubyeyi yasaba n'umwana we. Ntekereza yuko ntacyo umubyeyi yasaba umwana ngo akimwime, kandi ntekereza yuko ntacyo umwana yasaba umubyeyi ngo azakimwime. Rero reka dutitirize, reka twicare imbere y'Uwiteka umwami Imana. Ni nayo mpamvu nongera kukwibutsa ngira ngo guhera umunsi ucyumva riri jambo
ijambo utangira uzirikane ko tugomba gusenga amasengesho agomba gusoza uyu mwaka 2020. Nge nawe dukeneye kujya imbere w'Uwiteka Umwami Imana. Aya masengesho twese turayatangira ku itariki 11 z'ukwa 11. Wibagirwe 11 2020 turatangiramo amasengesho ahindura ubuzima bw'imibereho wari urimo, amasengesho akuraho imisozi yariri imbere yawe. 11 2020 ayo ni amasengesho tugiye gusoreza uyu mwaka. Icyo nzi neza nuko Imana izakugira neza. Ni amasengesho akuraho ibisitaza, akuraho inzitizi, akuraho buri mitego yose, ya mitego umwanzi ajya atega abana b'Imana iyo umwaka ujya gushira. Reka nkwibutse shuti yanjye, uzitegereze urebe, ntagiye abantu badapfa, ntagiye n'abantu batavuka, ariko uzarebe iyo tujya gusoza umwaka impanuka ziri ku bishuro nyinshi. Ngira ngo icyo polisi yatubera ubuhamya. Ndagira ngo ubwire ngo iyo umwaka ujya gushira na wa wundi arurwaka rwara gatoya karakomera ugasanga karamuhitanye. Rero dukeneye kuba gusenga amasengesho yo gukumira, amasengesho yo gukingira, amaze yo kutwinjiza mu masezerano yacu ya 2021. Haleluya. Rero ayo masengesho turayatangira itariki 11 z'ukwa 11 2020. Hari icyo Imana yiteguye gukora ku buzima bwawe, hari icyo Imana yiteguye gukora ku gihugu cyacu, hari icyo Imana yiteguye gukora mu muryango wawe, hari icyo Imana yiteguye gukora mu itorero ryayo. Haleluya. Rero ayo masengesho ndagukangura tuyabemo cyane cyane kuri icano tuza tuyakurikira umunsi ku munsi, kandi ndabizi neza kuzahabwa umugisha. Mushake muzabona, mukomange murakingurirwa, musabe muzahabwa. Ni ku Mwami Imana ari mavugana najyo nkubwire, kuko muri ibyo bigano by'umwana n'umubyeyi nzi neza yuko ntabwo ubuzima bwe bushobora kuguma uko bwari buri. Haleluya. Haleluya. Rero tujye imbere y'Uwiteka Umwami Imana dusenge, kandi nzi neza yuko ari kimanije kugukorera. Ndongera kukwibutsa nti Imana izi ibyo yibwira kukugirira, ntabwo ari ahubwo ni byiza. Kandi ijambo ry'Imana ryakatubwira neza ngo yemwe abafite inyota nimuza hondi, ndetse n'uzafite ifeza nawe naze. Umwami Imana yitewe kukugira neza. Niki wabuze mu biganza by'Uwiteka Umwami Imana? Imana ifite buri kimwe cyose cyashobora kugira neza ubuzima bwawe. Imana ifite buri kimwe cyose cyashobora kukuvana mu rwego uri uyu munsi ukajya ku rundi rwego. Imana ifite buri kimwe cyose. Shuti yanjye, nongera gushimira n'abakozi b'Imana ba East Africa nkuko tugirana amasengesho tukayakora kuva ku itariki ya mbere ya buri kwezi. Uyu munsi amasengesho yatangiye. Ndasabira umugisha buri wese wayatangiye, ndasabira umugisha buri wese uri muri uwo mwanya wo gusenga. Imana iraza kukugira neza. Reka rero nsoreza ahangaha. Icyo nzi nuko umugambi Imana ifite ku buzima bwawe, umugambi w'Imana kuzeho ni mwiza. Reka mvuge ngo umugabo wita Hezekiya nubwo yumvishe inkuru mbi, Yesu yaraza aramubwira ati Hezekiya, iby'ubwami birarangiye ndetse n'urupfu rwaje, ubu ngubu uraga ibyawe kuko urapfuye. Ariko Hezekiya yibutsa Imana imirimo yayikoreye. Ndagiye nkubwire shuti yanjye, nawe gira icyo wibutsa Imana. Imana yiteguye kuza kugukorera ibintu n'ibitangaza. Umuntu usenga ntabwo ubuzima bwe bushobora kuguma uko bwari buri. Umuntu usenga amateka ye ntabwo ashobora kuguma uko yarari. Reka nkubwire ibintu uzitondera, ibintu bitatu wakwitondera. Uzitondere umuntu uhora imbere y'Uwiteka Umwami Imana. Isaha iyo yose ubuzima bwe n'amateka ye yahinduka. Ikindi cya kabiri, witondera umwana mutoya. Umwana muto ushobora kubona uyu munsi ukabona ari umuntu udafite ejo hazaza, ukabona kubera aho yavukiye, kubera aho yakuriye, kubera imibereho abayemo. Ariko reka nkubwire, aho Imana igiye yigaragariza muri wowe udafite akamaro, murongo abantu basa n'abajugunye, ejo agahinduka ukomeye. Wa wundi wabonaga ugasanga no gupfa, ugasanga ni utangiye gukiza abandi. Wa gatatu, nufite icyo Imana yamuvuzeho. Hari icyo Imana yakuvuzeho, gwino dusengane aya masengesho, gwino tubane kuva kuri 11 z'ukwezi kwa 11 2020. Imana ite kukugira neza. Ndagushimiye Mwami mwiza, gushimiye uyu munsi mwiza wongeye kuma wo kugana n'ubwoko bwawe no kubibutsa ibihe byiza byo kujya imbere yawe. Kandi uwaje imbere yawe wese Mwami ntabwo ujye umusezera amaramasa, kandi n'ubu ntudusezera amaramasa, ahubwo ugiye kutugirira neza. Kiza abarwayi barwaye, kiza abafite ubumuga butandukanye mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Abashonje bahaze, wahe ibyo kurya bikwiriye mu izina rya Yesu. Mana wagura imbago zacu nkuko waguha imbago za Yabesi,
wagura imbago z'abana bawe kandi intore zawe zigutakira amanywa nijoro. Uwiteka nyiringabo Imana ntuzirengagize, ahubwo bose ubagire neza, ahubwo bose ubiteho. Uyu murimo wacu, imirimo y'intoki zacu uyihe umugisha, maze Uwiteka nyiringabo Imana twese dusoze tuzasozanye uyu mwaka dufite amashimwe tuvuga ngo Mana wakoze ibikomeye, natwe turanezerewe. Imana yo mu ijuru umugisha buri wese warumurikiranye, kandi nzi neza yuko turakomeza muri iyi minsi tuganira ku gusenga, turimo twitegura gusenga, kandi Imana izakugira neza, nanjye ngire neza mu izina rya Yesu. Amen. Shalom, shalom, shalom. Bye.